Gitafu arafunzwe urikumva yes none niba afunzwe uramufungishije pe ugiye kunguka miki ya uramufungishije ibyo biragufasha iki bikunguye iki kuba afunzwe ubundi Emmy nawe bakagombye kumufunga bakamufunga nawe akumva ibyo asabira abandi urikumva ibyo asabira abandi akumva warimo byaba ari byo byiza. Ibihe byiza kurasemo gukurikira Dreamax TV n'umungwanyi shimwe Karebu Comedy Buribanga The Badman The Game Changer kuri imihanda kuri kamera za Dreamax TV ngarukanye n'umusore mumaze kumumenyera cyane bamwita Oridi yo yicaye kuri kamera ntago baje kuvuga ubusa papa. Oridi dongeye ngo ayikaze kuri Dreamax TV hano ni mu rugo. Ni mu rugo mwakoze cyane ni Oridi twari duherukana kera mu mwaka wa 2025 uyu munsi twingiye turi mu ndi mwaka wa 2026 urabona ko ibintu byagiye bihinduka twaje turi bashasha n'ibiganiro nibishasha nuko dusigaye dukora inkuru urabona ko byahindutse ubu ngubu uhawe ikazana kuri Dreamax TV tuje kugutamo nido kabisa wowe noze kwabura. Mbere na mbere mbanza no kugushimira wambaye akajezi keza papa. Merci ubundi keza kamavu urwatubyaye bro. Tugomba twebwe rero dukunda kwitwibera mu myidagaduro cyane ndetse hari makuru abagiye afitanye isano n'imyidagaduro ariko agezweho cyane kuri Dreamax TV niyo dukunda kugenda tubabwira ndagira ngo Oridi umaze iminsi ukusanya makuru yo ni menshi ndagira ngo noneho uyu munsi wa none inkuru udufitiye niyi inkuru ya mbere tujye guhera hari inkuru ziri kugenda zitwenera hano hanze inkuru ya mbere ndi kuza kugutamo nza kugusobanura uko byifasha ngaha hari inkuru imaze iminsi iri gukubita hano hanze y'indirimbo y'umuhanzi bita Gitafu aragikosa indirimbo bita aragikosa yaje kuba virusi mu bantu bose wabonye ko hari n'umunyamakuru watanze avuga abaza Biteri nuza Biteri nuza wo muri RIB umuvugizi wa RIB yego bamubaza ati se umunyamakuru bita Emmy Wekinege Emmy Kinege yaramubaza ati se iyi ndirimbo urayizi noneho ababonye ko banamuciye n'amazi bamubaza ngo se iyi ndirimbo ni yande bamwita nde amazina y'inyakuri ati ngo reba Gitafu se biravuga ati yaririmbye ibiki yaririmbye ibintu bitemewe ibintu ariko Oridi biriya byaje no gukurizamo ko abantu benshi batangira mu munyamakuru bita Emmy nyawe kumwikomaho avuga ati buriya ntago ari ubunyamuga kora no kureka umuntu buriya Emmy ntabwo ari ubwa mbere avuzwe uribuka ko nawe na Bruce Melody yigeze kuvuga ngo hari umunyamakuru umwanga ukorera ku gihe ari we yarakuvuga ngo ni Emmy umuntu yabigeze avuga akerura ati ni runaka ubuzi nyine haba harimo ikibazo yarangiza ati nimubona hari inkuru yanyanditseho ntazagira iyo mwemera kuko n'ubundi agize ute arabeshya ibyo avuga ababeshya abashaka nyine guharabika umuntu ukumva ntabwo bitinze ahise agenda ngo Gitafu atanga abaza ikibazo ati se indirimbo ye yakoze mwarayumvise ahubwo abantu babona kwibaza se ko twumva bazi ikibazo cyangwa se asa n'urega umuntu bita Gitafu yego indirimbo yakoze igize ikihe cyaha indirimbo ifite ubutumwa bro urumva Gitafu nawe bigeze kumukoresha akora ikiganiro baramubajije se indirimbo yawe ko bari kurega ibiki n'ibiki aribwo yanavuze ati ngena nubwo narinzi kizamenyekana nayikoze mu bintu biraho boniriye hit atahubwo njyewe nabamfitiye iki ishyari ati indirimbo nakoze nta cyahigeze kuko nabandi benshi bakora indirimbo barahari aribwo yatanze urugero aravuga ati se akinyuma ko yo yatambutse bakayiririmba kandi ikanakundwa ko yo batigeze gutanga ikibazo ati se badutangaho ibibazo ba Bitkira banesa indirimbo baririmba nizo zimeze neza nizo zifite ubutumwa kurusha izindi ati ngiye indirimbo naririmbye nta n'ikintu kibi nigeze kugira ute kuvuga indirimbo bayita Aragitosa ikintu yavuze Aragitosa rero abantu benshi basigaye bitiranya Aragitosa yavuganye igitenge ni cyatoheje urumva kandi n'ikindi mu ndirimbo ye nta magambo arimo mabi yigeze gukoresha wenda tuzi nko muri rubanda bavuga indirimbo aririmba aho bavuga ngo yaririmbye bigoranye hari aharirimba avuga ngo ukubita kuri kandi urumva ariko nabonye yivugira ngo nakajere yaravuze ngo nakajerekani urumva nibazamo igitenge no gutoha urumva nyine n'amazi yamenetse ku kajerekani kuko n'ubundi unasesenguye ukareba niba yaravuze gutoha yaravuze ngo yazanye ifu y'inuza y'iki
arayisonga Yes. ashobora no kuba yarisonze ikiya kikamurenga ibiro bine ikiya kikamurenga urumva ibiro bine kubisonga musaza uzana n'iki ugasanga kirakurenze ugasanga utoyeje n'iki n'igitenge nono baraza kujya he indirimbo igiye kuzuza views miliyoni ubu tuvugana ishobora kuba yanazuza indirimbo igiye kuzuza miliyoni atari video ari audio hari abantu bakoze indirimbo zimaze imyaka n'imyaka urumva kugira ngo bageze no ku bihumbi 100 byaragoranye ariko indirimbo ya Gitafu bro iri kubakoma mw'iminsi iri mu ndirimbo ariko nabonye zinakunzwe iriya ndirimbo nabonye ko ikunzwe ku munsi w'abagore ubundi abagore b'Irubavu uyiboneye abagore b'Irubavu uburyo bari kubyina aragitosa bro abagore b'Irubavu baragitoheje naye nabati iyi ndirimbo ifite ubutumwa mugane ni kubita kuri ka iriya ndirimbo njye narayirebye ndavuga ati cyaze none uyu muhungu njye nayo ukuntu nayumvishe bwa mbere nyiyumva akora ikiganiro bamubwira ngo narimbe karasi yayo nyine yes karirimba karasi yayo njye numvaga nyine ari ibintu bisanzwe atari indirimbo agiye kuzakora ari ibintu byo gutebya byabo byo gusetsa yego ntisaciye kabiri nsanga indirimbo yagiye no muri studio indirimbo igize ute irakoze indirimbo iri hanze audio hagati uko biri kose rero iyi ndirimbo n'ubundi cana hiti yenda kurya ntabwo natungwa indirimbo ibaye virus ahantu hose kuko nanjye ubu ngubu nsigaye mba nicaye naba nibereye ahantu nkumva mu mutwe hajemo ngo kubita kuri ka abantu bose barabivuze ati kubita kuri ka wa ushaka kubyumva cyangwa utabyumva ntabwo uri umuntu uciye hari kumva ati n'ubundi bawicaye wibereye tuvuge wicaye nko mu gipangu utuje wajya kumva nk'umuntu aratambutse cyangwa se nk'umwana aho ngaho ukumva araririmbye ngo kubita kuri ka noneho cyangwa se kumva aravuze ati aragitosa nyine yabaye virusi mu mitwe y'abantu byatari urumva ako nanone n'ubundi iriya ndirimbo itanga ubutumwa ku bantu bagenewe kuyumva ubundi iriya ndirimbo ubutumwa ku muntu mukuru hari ikintu abakuramo kuko uriya butumwa niwe bugize ute niwe bugeneye hari abantu nyine uriya butumwa bugenewe dore impamvu mbona nyine abantu benshi bikomye iriya ndirimbo urabona abahanzi benshi yasohoye indirimbo muri bije ategura na bije yo kuzakora promotion ariko indirimbo y'ubwayo yikoreye promotion wigeze kubona akora promotion indirimbo y'ubwayo kare yizamuye ahubwo urumva rero ubonye sibyo already ubonye ukabona cyane ndavuga ku bantu baba influencer abantu bakunda gukoresha za Instagram mu gupromotinga indirimbo z'abahanzi cyangwa se n'abantu abantu bakora challenge tuzi nyine bakunda gukora ama challenge bikaba bizwi ko bishyurwa kwanga bakore challenge ariko indirimbo y'ubwayo guhatiriza gukora challenge cyane waba bishaka cyangwa utabishaka irandirimbo umuntu wese ntabwo ari kuvuga ngo byasabwaga kumwishyura indirimbo yaragiye iba virusi mu baturage n'ubundi bidasabye promotion urukumva bigeze nyuma n'aba influencer aba bose tubona bagenda bakora nyine ibintu by'indirimbo tuvuga ngo barishyurwa ibiki n'ibiki nawe rero buryo indirimbo iri kurya hit n'ubundi ahigeze nta promotion nabo bahitamo kugira ute kuyenjoyinga nk'abandi bose baravuga ati none twabigenza ute kuko iriya ndirimbo y'ubwayo urayumva ubwawe ukumva ushaka kuyikorera promotion kandi wowe utarunabishaka dore n'indi mpamvu n'abasunikira kuyikora niba witwa ngo ukora ibintu bigezweho abantu ukaba utari kubabwira ibintu bigezweho kandi aricyo bagukundiye zagorana indirimbo ya Gitafu ubundi yamugaruye mu mukino babyange babyemere Gitafu iki kibuga arakiyoboye ahubwo nigeze kubona hari interview yakoze ariko kuvuga ngo ubu ngubu mu Rwanda ngo niwe muhanzi uje guhangana ngo n'abahanzi bakomeye ngo nawe ari ku ntebe ngo y'abahanzi bakomeye kaje guhangana ngo na Bruce Melody kaje guhangana ngo na The Ben ariko nanuza yarabivuze neri ngabo hari ikiganiro amarutse kubona ko aravuga ati indirimbo ya Gitafu ifite ubutumwa ubu ngubu Gitafu ari mu nawe duhanganye nawe yinjiye mu indirimbo ya Gitafu meruka iri ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo ziri kumvwa cyane kuri YouTube izayikurikira iriya ndirimbo ya John ubu ngubu hari n'igihe wasanga nawe yamaze no kuyitambuka akaba indirimbo ya mbere nese indirimbo ubu ngubu bimaze ukwezi miliyoni igiye kuzura urumva hari abahanzi benshi bagiye bakora indirimbo tuzi barenze bafite na hit nyine nyinshi bakoze ariko indirimbo zabo zikaba zaranze kugeraho iyi ndirimbo ya Gitafu igeze ute igeze ariyo mpamvu abantu bose bari kuza gusanisha bakareba n'abandi bahanzi kavuga ati Gitafu bashobora kuba bari kumugirira ishyari ati kubera ko atakoresheje amafaranga menshi atanakoze za promo nyine yizamura
ati ngewe rero bangirira ishyari. ariko hari icyo nemera cyo buriya buri muntu wese buriya agira igihe cye. Nicyo gihe cye nyine, niba mureke nyine yirire hiti, nicyo gihe cye nabo bakomeze bihiringe, buri wese azagira igihe cye agafata buri muntu nyine. ariko buriya babona buri indirimbo ya G-Tough ntabwo bayibona neza, batari babona nk'umuntu uvuga mu bantu bategura ibitaramo bikomeye, hagize nk'umuntu utegura igitaramo urugero nko muri Arena akaba ati G-Tough ubu sibyo, umuntu ufite ikintu cyerekeranye nyine wenda nk'igitaramo sibyo, urukumva umuntu ushaka nyine abantu baza kumureba cyane, ubu ngubu yatumira G-Tough. Urumva kino gihe G-Tough agezemo, uri kumva yego bimeze nk'igihe nuza igisupusupu. Igisupusupu uribuka igihe nawe yari arimo ari gukubita ziriya hiti, abakubita Maria Jeanne, abakubita gisupusupu, kumva nge nabonaga ku misozi umwana akamanuka agiye kuvoma ati ni igisupusupu, igisukari majyana, uri kumva G-Tough nawe ibi nibyo bihe byiwe, ahubwo ibi bihe byiwe areba ukuntu yabibyazamo umusaruro abikoreshe neza, urukumva yego, kuko ntabwo ari igihe wirara ukabona uri hiti, ntabwo bihoraho. Nsenge mvungu twaramubuze kandi aracyakora ariko byaranze, urukumva. Ariko G-Tough niba ari icyo gihe cyiwe ewana nagikoreshe neza, areba ukuntu yagira ute yabimanage. Urumva igisupusupu akora mbere yari afite hiti ya Danger, urukumva yari afite hiti, urumva ahantu hose uzi yuko ari we muntu. Uribuka ko yahise nakorana na Bruce Melody indirimbo bamamariza Airtel. Yes ndabyibuka. Uribuka yuko bigeze gukoresha igitaramo icyo gihe na Diamond yaraje. Ariko abantu babonye igisupusupu ahagurutse, babonye umufana uburyo agiye agishyongoza gusa kubitaho umuduri wiwe rwose, wabonye ko ibintu byose bigenda biba umuriro, bita bihindura isura. Uribuka n'igihe yari yamanutse Igisenyi, kari we muhanzi bakunze cyane agiye kuririmba. Yes. Ariko ubu ngubu se wavuga ngo abahe wapi hiti yarayiriye, ariko byararangiye. Urumva niyo mpamvu kubona amahirwe gato nkariye uhita yabyaza umusaruro. Ahubwo hariya G-Tough nashaka uburyo nyine yagira mani ya hiti yiwe yabyaza umusaruro, akareka kujenjeka, ukumva akore fresh nyine, kuko nubundi niba n'abakubise hiti uyu munsi ejo bishobora kwanga ugasanga ari kuza abapeti benshi bafite impano, ukumva yego. Hano mu Rwanda sinzi ukuntu abapeti bari kugenda bazamuka, bagiye bafite impano, urukugo twa gato asanga umupeti agukuyeho kabisa, isaza umupeti ugize ute. Kandi buriya ushobora gukora hiti bikazagutunga imyaka yose ubundi kazagutunga fresh, urukumva. Rero na G-Tough nagire arebe ukuntu yabikoze. Ariko tugaruke noneho no kuri Emmy kiriya kibazo ajya kukibaza umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri. Yes. Kiriya kibazo yakibajije ari mu rwego rwo kumva niba byarabagezeho, cyangwa kibajije mu rwego rwo kumvikanisha cy'indirimbo ifite ikibazo, nko kumurega. Dore kibazo wumvishe ikibazo dore cyambere cyo dore cyo nemera kubaza kiriya kibazo, suko indirimbo suko batayibonye pe, suko batayibonye ndirimbo washaka kumva utabishaka urayumva cyane. Rero kubaza kiriya kibazo ngewe ahubwo mbona yarasaga nk'ubarije b'abantu bapromoting indirimbo, kubera yuko niho umuntu aje akakubita indirimbo hariya akaba atishyuye abantu bayipromotinga ikaba iri kuzamuka, baba promota barimo baratikuzo, barimo baratikuzo. Niyo umuntu yakwishyuraga akaba haje umuntu utishyura, noneho akaba akoze hit abantu bakaba bayikunze. Urumva ngewe mbona asa nk'aho ari cyo abarira, ariko abandi nabo bakabijyanira nuko ashobora kubagiramo n'akantu k'ishyari, ukuntu ni ishyari. None se Kamanzi bazi sibyo, kiriya ntabwo ari ikibazo kuriya, ntiwavuga ngo yabajije ikibazo cyangwa se ngari nyine hari ikintu ngiye nabonaga ashaka kumvikanisha, kuko baramubwiye uwo muntu uzi izina ryiwe, atatanya kuvuga ngo uwabarize yanyunganira, ati se none uramurega iki? Ikibazo ni indirimbo igize hari amagambo mabi ifite, nyine hari ibintu yaririmbye bitemewe. Dore reka nkubwire ko noza Zeo Trap asohora ari indirimbo yigeze gusohora, nuko ntakubuka izina ryayo, bayita Sinabyaye. Sinabyaye. Yes. Ndakeka nta wigeze ajya kubaza icyo kibazo, ntawe.
bo barayumvise baramwihamagaye. baba bafite abantu babyumva ibi byose dukorera ku mbuga, hari abantu babikontorora baba bishinzwe, kuko n'ubundi iyo ukoreye icyaha hano ku mbuga n'ubundi nibo bagugira ute baguhamagaza, kuko nta muntu wari wakorera icyaha hano ku mbuga avuze ibintu runaka wahagira ujya kumurega. Baraguhamagara ukajya kwisobanura. Baraguhamagara ukisobanura. Iyo basanze ibihangano byawe bigize icyaha bagushyiraho ugomba kujya. Bagushyiraho ugomba kujya, cyangwa se bakagira ibyo bagusaba ukora, nyine niba ari ukuyikuraho kandi ukavuga nyine ugasaba ukaba wasaba n'imbabazi, sibyo? Ariko njye ndibaza iriya ndirimbo ya Gitafu igize ikihe cyaha, hari ikintu kibi kirimo yaririmbye. Oya Gitafu igihe njye mbona byari kuba ikibazo, iriya ndirimbo wenda yiza kuba ifite video, abafite ibyo bumva wenda bakabisanisha n'ibigaragara mu mashusho. None se ikindi niba yararimbye yiriya ndirimbo ngo kubita kwika ibiki n'ibiki, buriya nk'indirimbo z'abantu zo ba Bitikira nizo zaba ari nziza ku iriya ndirimbo ya Gitafu? Kuko ndakekera indirimbo ya Gitafu nta kintu na kimwe yigeze bivuga cyerekeranye n'ibice by'umubiri. Ahubwo Gitafu buriya natangiye kubona yuko nyine hari abantu bajya bati Gitafu nyine biriya nibyo yigira, niba iriya ndirimbo niba yaranditse cyangwa ataranayanditse arahise aririmba gusa, ariko azi ibyo akora. Ariko se nanone kamanze mubaza, niba Gitafu kuba yigira biriya wenda tubona tuvuge arabyigira, niba byigira akaba byigira nibyo bimugaburira, urashaka n'abaseriye ushobora gusanga bitazamugaburira. Buri wese agira inyogoro. Kumva buriya buri muntu ira ni impano yiwe batazabitindaho bashake kumvikanisha ibintu bitari byo. Kuba abakuriye nibyo bigabura. Abayeseriye ushobora gusanga benshi bahita bamucikaho. Uri kumva? None barashaka kumwimisha umugati. Umuhungu tuzi aho yavuye naho yavuze ibyo yakoraga. Avuye kure niba mubabarire nawe yishakira iki ubuzima. Yiyubake yibonera igice. Na Papa Sava baherutse guhura muri Genesis Comedy, baraganira bati Gitafu njye ntago twari tutarahura ariko nari muzi, ndakeka nawe yaranze, ati nyine afite impano y'uburyo ki akoramo ibintu bye. Turamutse tugeze n'ikiraka mu kazi kacu ko gukina filime, ku muntu ukina role nk'iyi nta wundi muntu natekerezaho mbere usibyeho. Buriya rero nyine niyo mpamvu nkubwira ngo niba kuba ameze kuriya wenda yigira umuntu utari seriye nibyo bigabura. Abaye seriye hari abamwangira kuko yabaye iki? Yabaye seriye. Kuko nanjye ni kuba wenda mureba mwikirana ibiganiro byiwe n'utuntu twose yakoze, nuko mbona nyine biriya bintu akora, biriya bintu avuga, ibyo bituma mureba. Ariko yabihinduye se nabagiye kumureba ibiki, kuko hari benshi bigize seriye bakora nk'ibyo akora, uri kumva? Batarebwa. Yego birumvikana. Ariko we yahisemo kubikora mu buryo bwiwe. Rero niba ari na seriye nabese ajyaza hara kuri kamera nyine ashaka umugati nka kuri abikora. Muruhande abiseriye. None se ushaka ngo umubuzi bizamuhereza umugati? Reka. None se uraza ibyaguhereza ku mugati ushaka kubivamo, ntabwo abonye nuza benda ava kwisibo. Avuga ati njye rero nubwo nakoraga hariya, ati turatuntu two kwikorera content yariya kuri TikTok, nibyo bintu byanjye nabonaga nta mwanya ndi kugira ute ndi kubibonera, kandi nibyo abantu bankundiye. Rero niyo mpamvu nagize ute nahindutse. Avuga ati reka mveyo, urana Gitafu ashobora guhinduka kandi ibyo twamukundiye tukavuga ati turagukarabye. Abanyarwanda baraharara bagukundiye umunsi, Abanyarwanda baraharara pe. Baraharara uyu munsi baragukunda, ejo bakaba baguhanaguye, uri kumva? Ntabwo ibintu byo kuba bavuga ngo ibiki n'ibiki wapi. Nese ubundi Gitafu arafunzwe, uri kumva? None niba afunzwe uramufungishije pe. Ugiye kungukamo iki? Uramufungishije, ibyo biragufasha iki? Bikunguye iki kuba afunzwe? Ahubwo wowe niba afunzwe nta kintu uri bukuremo, ahubwo wowe bana nawe mu mahoro, uri kumva? Akore, ashaka umugati, ubeho nawe abeho. Mupfa kuba muri gukora ibintu bitagize icyaha. None urashaka umuntu bamufunge kubera iki? Ukumva ko bamufunga wowe biragufasha, kandi hari inzego zibishinzwe kubigenzura. Niba Emi yaragiye ngo kureba wenda RIB, atabaza umuvugizi wa RIB, uri kumva? Yes. Ko tuzi ko bakora akazi kabo,
we yageze muri RIB ryari, niwe ushinzwe kumenya ngo uyu muntu yakoze ikosa, ngo uyu muntu yakoze indirimbo igihangano gigize icyaha. Oya, abantu bose baramugaye. Ni kuba bakoze press conference no muvugizi wa RIB, abantu benshi bavuga ati kira rwose ntabwo cyari ikibazo cyo kumubaza kugeza aho umuntu asabira umuntu gufungwa kumva umuntu arabyifuje. None se ahubwo yabaye umuvugizi wa RIB kuva nyine yabaye umuntu ugenzura ibyaha kuva ryari byo muri RIB bigize ibintu bigize icyaha. Noneho hari ikindi kintu nabonye abandi baramugaye. Umuntu bita Prophet Joshua, ahubwo yari arimo bari gusabira Emmy gufungwa, ngafungwe ngo nawe ngo hari umunyamakuru yazanye ngo noneho no gusuzugura ngo n'uburyo ngo yabazagamo ngo murangira Dogita byongereho umuvugizi wa RIB Dogita urimo murangira mana uboshye umucuti wawe inshuti yawe wagira ngo ni inshuti yawe ni nagasuzugura ahubwo ni nagasuzuguro bagiye guteba gufungwa. Ubundi Emmy nawe bakagombye kumufunga bakamufunga nawe akumva ibyo asabira abandi, uri kumva ibyo asabira abandi akumva warimo byaba ari byo byiza, urumva. Biriya bintu ntabwo bari sawa kugeza aho umuntu kumva uko agashaka kwigira umuntu umukozi wa RIB kumva yuko ibyo wakoze bigize icyaha, ahubwo hariya biba bibaye nkaho uwo muntu biba bibaye nkaho ari ihangana, ni ihangana wagira ngo aramwanga, ni ihangana umuntu umufitiye ishyari, ushaka n'umufitiye ishyari cyane biraza gute muri RIB barabihuza gute? Ibya Gitafu rero ndi kumva bikomeje kuba gaterera nzamba, ariko reka tubihanga amaso gusa ahubwo niyongera dutemo undi muzigo tutayemo n'igikoma nayo numvise ari nziza nayo ni fresh. Zabaye nyine ibibazo urumva hit kubakoze hit Gitafu rwose hari benshi biri kubabaza, hari benshi bitari gushimisha, bakumva ko Gitafu agomba gufungwa, yafunzwe yarafunzwe ati mumufunge yakoze ibigize icyaha. Naho ubundi ibintu bya Gitafu genda abona Gitafu nta kosa yaba yarakoze, ari ibintu nyine kuko aramutse yarakoze ikosa tuzi dufite hano mu Rwanda abantu babishinzwe kandi babikora neza. Yes, none se abo ngabo reka ngo abo ngabo barashaka yuko asubira ko kunywa urumogi akongera bakamusubiza iwawe basi mu mihanda. None se niba ageze gutya ati ni ukwihangira imirimo, nikoreye umuziki, nikoreye indirimbo, nta muntu natutse, nta muntu natonganye nawe, nta kintu kibi yari igamije, singamije wenda no kuvuga ngo birabyo gumura wenda abaturage ibiki n'ibiki, yego sinkoze indirimbo wenda mvuga ibintu bitakwiye, ni indirimbo nikoreye, ahubwo kubibaye hit kubibaye populaire mu bantu bose baye virusi bashatse kugira ute, ahubwo kuba kunzwe bibaye ikibazo ahubwo muri rubanda, urumva. Yego rero Gitafu bamureke akore ubuzima yaciyemo, atongera kubusubiramo none kongera gusubira ku muhanda akagenda akanywa itabi agasubira mu buriya buzima, ntabwo ari byo nyine twakishimira. kandi abanyarwanda ntabwo ari byo tuba tugize ute dushaka. tuba dushaka ko umuntu atera imbere akagira icyo yigezaho, icyo akora kikamutunga, kuba gikora mu nzira zemewe. kandi hano dufite abayobozi babishinzwe, barabonye ari icyaha bakaba baramuhamagaje bakamubwira ati ibi bintu wakoze. Kumva rero reka ibya Gitafu reka tubisoreza ahangaha, nshimira n'abakunzi bacu badukurikiye ku muntu twatangiranye ku munota wa mbere tukadusojanyije iyi video. Reka ngushimire cyane we wumvaga ibingibi bya Gitafu, ugenda ubyumva ukundi ugenda uhuzahuza ntubihuzahuze neza. ndakeka ubashije kuba wagira icyo utoramo, ubashije kuba wasobanukirwa. Rero aka niko kanya ngo ukore subscribe kuri Dreamax TV, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ushobora no kutwandikira kuri nimero ziri muri description ubaye hari inkuru ushaka kutugezaho, cyangwa se igitekerezo, cyangwa se n'indi nkunga iyo ari yo yose. Nge nari Ishimwe Caleb, ciao ciao. Already